Amahoro y'Imana bene data turabasuhuje kandi tubifurije amahoro y'Imana Uwiteka abahire. Kugarutse muri studio muri bya byigisho byacu bikomeza aho twabanye ejo ndetse n'abahageze bwa mbere. Amazina yanjye nitwa Ukwigize Jean Pierre, ndi kumwe na mushiki wacu, reka tumwakire nawe abasuhuze abibwire maze tukomeze. Kare Mwaramutse mwese bene data, turabashuhuje umugiri itondo cyiza. Ni kwa Mukanditeye Rusi, nishimiye kubana namwe. Reka tumusabe asenge noneho dukomeze n'ingingo yacu y'uyu munsi. Data wa twese uri mu ijuru, mubyeyi mwiza, tugushimiye imbabazi zawe n'impuhwe zawe zitumye tudashiraho. Mubyeyi mwiza, waturinze muri iri joro ryose rikeye. Data mwiza, waturinze utabitewe n'ibiro mwiza gukiranuka twagukoreye, ahubwo bitewe n'uko udukunda ubyora mu cyubahiro. Data mwiza rero, umwanya nk'uyu tugiye kwiga ijambo ryawe, turakwinginze ngo rifashe imitima yacu, kandi mubyeyi mwiza n'abazarushaho kuryumva azahindurire kukumenya, kandi mubyeyi mwiza kugira ngo uzaba ugarutse uzasange tukwiteguye, turabera n'abaziranenge kugira ngo tubashe gutambuka muri iyi si urije. Data mwiza, tuzirikanye abagaragu bawe, tuzirikanye abantu bose bagushakana umutima, tuzirikanye igihugu cyacu cy'u Rwanda, ubuyobozi bwose tubusabiye umugisha, maze mubyeyi mwiza utugirire neza, maze ibyigisho twese bizaduhindure, maze ibyadufasha ibyadukomeza ubiduhere ubuntu mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Arakoze Rusi. Ingingo yacu y'uyu munsi iratubwira ngo isi nshya. Turi ku byigisho byiza cyane. Mu cyigisho cya 13 kitubwira ngo imperuka yari yarahanaye. Iyi mperuka yari yarahanuwe rero ejo twabonye icyigisho kitubwira ngo urubanza, kandi mu byigisho twize muri iki cyumweru byatubwiye cyane byo kurokoka kwa Yesu n'uburyo uwo munsi uzaba uteye ubwoba. Noneho rero mu rubanza ejo twabonye ko dukwiye kwitegura urubanza rwacu, kandi kurwitegura ni ukwemera ibyaha byacu, kugashaka umwavoka uturana, ndetse tukanabimubwira byose kugira ngo azabamo ko twitambukira mu rubanza. Ariko kandi ikindi twanabonye mu byigisho byabanje, twabonye ko dukwiriye guhindura imico yacu, ariko tubinyujije mu kwigira kuri Yesu. Na Yohana yari mubi ndetse n'izindi ntumwa barahibuka, twarabonye muri byigisho. Reka rero natwe twigire kuri Yesu kugira ngo tubashe guhindura imico yacu. Reka rero dusabe Rusi adukomereze n'ingingo y'uyu munsi. Rusi ni kare. Murakoze cyane kuduha umwanya, Imana y'umugisha utagabanyije. Uyu munsi rero tugiye kwiga icyigisho kitubwira ngo isi nshya. Dukurikije ibyagiye bitambuka rero, ndumva ahangaha ho mu kubona ibizaba mu isi nshya, aho abantu bazaba batuye mu by'ukuri. Sobanura isezerano ry'Imana ryo guhindura ibintu byose bishya. Byahishuwe 21 umurongo wa mbere n'uwa 5. Ibyahishuwe 21 umurongo wa mbere ndetse turasoma n'uwa 5. Haratubwira ngo mbona mu ijuru rishya n'isi nshya, mbona ijuru rishya n'isi nshya, kuko ijuru rya mbere n'isi ya mbere byari byashize, n'inyanja yari itakiriho. Umurongo wa 5, yicaye kuri ya ntebe iravuga iti, dore byose ndabihindura bishya, kandi iti andika, kuko ayo magambo ari ayo kwizerwa n'ay'ukuri. Imana umugisha cyane. Rero reka nanone dukomeze. Ni irihe tandukaniro rizaba mu isi nshya? Iri somo reka turirebe muri Yesaya 65 umurongo wa 21 kugeza 25. Yesaya 65 umurongo wa 21 kugeza 25. Yesaya 65 umurongo wa 21 kugeza 25 haragira hati, bazubaka amazu bayabemo, kandi bazatera inzabibu barye imbuto zazo. Ntibazubaka amazu ngo abandi bayabemo, ntibazatera inzabibu ngo ziribwe n'abandi, kuko bazamara imyaka nk'ibiti, kandi abatoni banje bazashyira kera bishimire imirimo y'intoke zabo. Ntibazaruhira ubusa, kandi ntibazabyara abana bo kubona amakuba, kuko bazaba ari urubyaro rwahawe umugisha n'Uwiteka, hamwe n'abazabakomokaho. Maze ubwo bazaba batarantabaza nzabatabara, kandi bakivuga nzabumva. Isega n'umwana w'intama bizarishanya, intare zizarishanya ubwatsi n'inka. Umukungugu niho uzaba byo kurya by'inzoka, ntibizaryana kandi ntibizarimbura hose ku musozi wanjye wera, ni ku Uwiteka avuga. Urakoze cyane.
mu ijuru rero mu isi nshya hamwe murumva ibizaba. Nta mubabaro uzaba mu ijuru no mu isi nshya. Turi kubabarira hano muri iyi si, tugashavura, tugahura n'ibireshya n'ibigeragezo, ariko hari aho dutegurirwa kugera mu by'ukuri tuzaruhukira. Nta mubabaro uzaba mu ijuru, mu isi nshya ntabyo. Nta marira azabayo, nta miborogo y'abajya guhamba izaharangwa, kandi nta n'imyambaro y'abapfushije izambarirwayo. Ahangaha bigaragara rero kenshi iyo umuntu yapfushije ni imibabaro n'agahinda, ndetse hari n'imyambaro ubundi yabugenewe. Kenshi iyo umuntu yagize ibyago ahita y'ahantu abantu bose batabaye bambara indi myambaro ijyanye n'ako kababaro. Ariko noneho mu ijuru iyi myambaro tuzayisiga hano mu isi, ntako bizabayo. Muri uwo murwa w'Imana nta joro ribayo, nta n'uzakenera kuruhuka, nta uzananirwa no gukora iby'Imana ishaka cyangwa ngo acogozwe no kuramya izina ryayo. Kenshi rero hano usanga tugorwa tukananirwa, nta tugakenera kuruhuka. Mu ijuru ntibaruha, mu ijuru ntibakenera kuryama, mbese mu ijuru riheza tuzaba twabaye abantu bashyashya koko. Muri Bibiliya umurage w'abakiranutsi witwa igihugu gakondo. Kenshi hano hari igihe muri iyi si ujya kumva umuntu akumva aravuze ngo hariya ni gakondo, naho abantu bavukiye bakahita iwabo, ariko aho ngaho twita gakondo yo mu isi izahinduka dufite gakondo yo mu ijuru. Aha rero ushobora kuba uri hano muri iyi si uri umukene, nta n'inzu ugira, nta n'umutungo, ariko hano haratubwira yuko noneho tuzagira aho twita iwacu, kandi umuntu abasha kuhadukura. Niho umwungeri mwiza ayobora umukumbi we ku isoko y'amazi y'ubugingo. Niho hari igiti cy'ubugingo cyera imbuto zacyo uko ukwezi gutashye, maze ibibabi byacyo bigakiza amahanga. Niho hari imigezi idakama y'amazi y'urubogobogo abonerana nk'isarabwayi. Iyo migezi ikikijwe n'ibiti bihora bitoshye bizana amahumbezi mu nzira zateguriwe abacunguwe b'Uwiteka. Hari n'ibibaya bigari bigiye birimo udusozi dutatseho ubwiza n'imisozi itumburutse y'Imana. Muri ibyo bibaya bituje ku nkengero z'iyo migezi ihora itemba n'ituza, niho iwabo w'abacunguwe bamaze igihe kirekire ari abashyitsi n'abimukira mu isi none ubu bazaba bageze imuhira. Aha rero ni ukuri Imana ihabwa icyubahiro, kuko turuhira muri iyi si ariko tuzi ko tuzagera iwacu, tuzaruhuka tugata imiruho, mu by'ukuri imuhira tukahaba turahari ahantu hashimishije. Ni ukuri ndasabira buri muntu uwo ari we wese kugira ngo yumve ko nubwo ananiwe ariko hazaruhukira. Rwose Imana itugiriye neza kugira ngo duharanire kwigirira iwacu. Rero nawe gira icyo tubwira ku iyi si nshya, ikintu cyakunejejemo koko ni iki? Urakoze cyane, harimo byinshi ariko reka mvugemo duke tw'ingenzi. Ni bike rwose. Hano umuja w'Imana yagiye mwiyerekwa abona isi nshya, kuko turi kwiga isi nshya. Isi nshya rero izaba ifite ibintu bishatse kugirana isano n'ibyo tubona, imisozi myiza, ibibaya byiza, umuyaga uhuha neza. Noneho hano Yesaya we yagiye mwiyerekwa, twamaze kubisoma, ngo abonye ishusho y'isi nshya ashaka kubigereranya n'ibiba mu isi. Niho yavuze ngo abantu ngo bazatura ku isi ngo bazaramba nk'ibiti. None yarangije afata inyamaswa z'inkazi, uburyo isega n'umwana w'intama bizarishanya, intare ikarishanya n'inka, kandi ubundi birazirana rwose, kimwe n'icyo kurya cy'ikindi, ntabwo bijya bibana. Noneho rero ahangaha Yesaya yarabirebye maze abona ni umugisha udasanzwe, abihamagarira abera. Natwe rero dukwiye kunezerwa aka gahinda n'umubabaro tugira. Abapfushije, uruzi ukuntu abapfushije bafite agahinda. Ushobora kubona twagiye gushyingura ukagira ngo bene umuntu bafite agahinda gashegesha imitima. Niyo mpamvu rero uyu mubabaro n'agahinda mureke tubiwunge, ariko nta handi twabiwungira keretse kuri Yesu, kandi muri isi tuzabigira, ariko mu isi izaza tuzaba dukize uyu mubabaro. Twe kuzababara mu isi rero ubu tuzacyura no kurimbuka. Reka tubyifurize Rusi wadufashije, tunabyifurize abo tubana kuri iyi cano mwese. Uwiteka abahe umugisha mu izina rya Yesu. Amen. Amen.